umuntu ushonje ihitimo kubita miliyoni byinshi yasara yaserebura agapfata yariye yakirukanka mu muhanda none se nkanjye ibihumbi 100 bwa mbere naraye ntaryamye abantu twahuraga ntago nabasuhuzaga wagira ngo bagiye kukwiba nabati n'unyikoze maze nigurira umuceri ese urumva Hekada. Nese gute wambwira wageze mu rugo ufite imyaka 16 batangiye kukubyaza umugabo akavuga ati rwose ndagukuramo icyuro nawe ati ndahari nta kibazo igihe uri kubyara uri kurera akabara gutaye ese ubwo wakora uburaya ryarira uri no mu murimo w'Imana nago byakunda ni ikintu nyine kicyasha abantu biriya ko bidasaba amasegonda bidasaba umunsi oya umuntu kuryamana n'umuntu bisaba igihe kiri ntabwo biriya bintu byaguhira uri umukozi w'Imana ubushobozi bwo kuba bafunguruza batangiza n'isengero mu mahanga bafite n'izindi hano muri Afrika ariko ubwo bushobozi ukaba ufite ariko nta yereko ufite uzarebe abagiye bagira iyerekwa ryo kuvuga ati akicara bakavuga ati Imana ikamubwira ati uzagira urusengero mu mahanga nawe agahita firima kabishyira ku mutima akabyakira agatangira gutera intambwe igihe agiye kubwiriza mu mahanga akahava amenyanye n'abantu babiri agatangira kubaririza amakuru y'icyo bisaba uwo muntu yabigezeho kuko Imana yarabimwemereye nawe abigiramo uruhare ariko hari ibintu Imana ikwemerera wowe igasanga nta bushobozi ufite bwo kubyakira bikakira abandi yego bikakira abandi kuko burya Esther bwami ntabwo yahageze kubera ko ari mwiza cyane yes turasuje inshuti bakadasoka ba Duhinduke TV Sandrine wiriwe neza yego turashima Imana nizere ko nabakunzi bacu nabo ari uko bimeze nawe kandi nizere ko ku buhanga bw'ibyuma umeze neza ndabona wambaye agakanzu keza ka bressier ufite mu nda hato ntacyo batwaye cyakora wenda ufite mu gituza heza hano hose meze fresh abakureba ubwo nabo baraza kutubwira niba atari irari ryanjye oya ngabagabo bavukanira ari we kubibukije umugabo yava akagera avukanira arakanari mpfana ye kagenda naho abagore babavukana iki nazagira umuntu wongera kubacira imanza abagabo mureme nuko twitereye nuko Imana yabiremeye rwose mwihangane reka nze nereka abantu inda yawe rero ufite mu nda hato akase koko byagenze utibuze ufite mu nda hato iryo rari nabo barigira nibabona ntarigize nabo barigira ariko rero nta nibidasanzwe burya nta n'umugore batagirira irari umugore batagirira irari nyine yaba ameze ati nyine wari igifura nagaba ameze neza ntago afite iyo confidence sinzi ukuntu twabivuga ariko ngiye kukwakira akantu rero abakunzi bacu bakugurire agashanete isaha oya byibura habanza agashanete urabona ko izo ryawe ryambaye ubusa pe kandi umudamu udafite agashanete ntago ibintu biba bisona ku matwi oya ku matwi wenda kubera ko uri umurokore rero nibambika ijosi bazambika n'izuru bambike n'amaso yewe hakenewe ibintu byinshi ariko tumaze kubona ko abakunzi bacu ntayerekwa bagira hari abantu badafite iyerekwa badukurikirana kandi bankunda ubwo niyo mpamvu urimo urabakanda kandi barakubwira ngo Sandrine turagukunda muri komenti baca inbox bakakubwira ati turagukunda ariko ngaho nibarebe Sandrine wanyu ikintabura ariko turaza kubashyirira agafoto tubereke kuntu nanganaga mu bihe byatambutse yego n'abavuga ngo Imana ntiyikora batubwire opposite iri hagati y'agafoto k'imyaka 3 ihise imyaka 5 ihise n'uyu munsi wa none turebe Sandrine wa kera n'ubu turebe na Sandrine w'uyu munsi nidusanga hari ikimana yakoze turayishima ariko hari ukuntu ureba umuntu physically ukavuga ati hari ikintu Imana yakoze harimo ikinyuranyo cyangwa se harimo impinduka rero ikintu gifite agaciro uyu munsi wa none ntabwo ari uko wenda twabyibushye cyangwa twananutse nta nubwo ari uko wenda twambaye tukaberwa cyangwa se ntituberwe igifite agaciro nuko Imana yaturinze bene data Imana yakoze imirimo Imana yarwanya intambara kugira ngo wowe nanjye tube turiho
kandi ibyinshi turabikesha n'ubuyobozi bwiza, yego, turabikesha igihugu cyiza gihangana n'imihindagurikire y'ibihe, izuba rikabonekera igihe, imvura ikabonekera igihe. Ubu ntago waba ukibona ahantu hazamuka imyotsi bimwe bajyaga batwika uko biboneye, ukabona imyotsi isibanganya ikirere. ntiwabona ibikarito ku muhanda, amacupa, ibiki. Ari noneho hari ibintu byiza bakoze ndabikunda. Hari nk'ukuntu umuntu yagendaga ku nzira akananirwa, ariko noneho hari ahantu hafi y'ibyapa bajya bashyira udutebe, yego, ukaba wahagera ukicara kuba ati ndi i Kigali pe, Kigali iraryoshye. oya no mu ntara niko bimeze, utabyita. Abantu bari i Burayi badukurikiye bashobora kugira ngo bibi i Kigali. Reka dushushanyirize abantu bari i Burayi, muri Amerika, za Canada, muri Australia, ahantu nk'aho kuri iriya migabane. Hari n'abantu bamaze iminsi bari i Burayi batubaza ati Kigali imeze, urumva, bazaze bare n'udutebe nibareba ahantu leta y'ibihugu baherereyemo yagiye itegura ahantu baruhukira ku muhanda, hari amajaride, hariho twa dutebe bicaraho, agafungura wifi agahita abona internet. Ibyo bintu Burayi buriho. Rero ni Kigali hano cyangwa no mu mijyi yunganira Kigali uko ari 6, sibyo? Hose birahari. Hari udutebe ku muhanda, hari ibyapa aho bategera bisi, naho turahari, utuzu twubatse umuntu ahagararamo arimo ategereje bisi kimugeraho. Wahategerereza umuntu runaka, wahategerereza umuntu uje gufata, wahabwira umuntu ngo nsange ku cyapa iki n'iki cyaha naha. Ibyo byose birahari. Abantu bari i Burayi badaheruka mu Rwanda bazaze barebe. Ariko sama yageze baraza kuruhukira i Kigali. Rero ndi kubona abantu bari kuza i Burayi bari kuza kuruhukira i Kigali. Nongera nkakunda Kigali. Abati mana abantu bari i Kigali. Uretse ko nyine ahantu hose Imana yahaguhera umugisha. Ibyo rero ndi kuvuga, ahantu hose Imana yahaguhera umugisha. Agiye turi nko gusenga, Imana ikamanuka ikavuga ati buri wese mu ruhande rwe ndamutabaye. Uzi Imana yivuze ngo buri wese mu ruhande rwe ndamutabaye, ikintu bishatse kuvuga, ibishatse kuvuga ngo wari ufite imodoka imwe imuhaye ya kabiri, utari ufite n'imwe imuhaye moto. Urumva buri wese atabarwa mu cyiciro cye. Yego. Kandi noneho hari uba afite ariko ashaka kongererwa bitewe n'uko yasabye. Rero ukavuga ati runaka twarasenganye, reba iby'Imana yamukoreye, nyamara nawe yarabigukoreye, ahubwo nuko utabibonye. Kuko igenda ibikora ni ruto ni ruto, buri wese mu ruhande rwe. Hari n'uba yaje gusaba imyambaro. Burya niyo mpamvu iyo usengana n'abakire umenya gusaba nk'abakire. None se uriho urasaba Imana imyenda, urasaba Imana ibiryo, kandi uyisabye amafaranga yaguha amafaranga bikavamo. Ariko ntago Imana izakora ikosa ryo gufata umuntu ushonje ihita imukubita ibimiliyoni byinshi, yasara yaserebura agapfata yariye, yakirukanka mu muhanda. None se nkanjye ibihumbi 100 bwa mbere naraye ntaryamye. Abantu twahuraga ntago nabasuhuzaga, wagira ngo bagiye kukwiba. Nabati nunyikoze maze nigurira umuceri. Ese urumva nk'icyo gihe narindi iyo aba ari nka miliyoni 2 yari yampaye, ari kwikubita hasi nkapfa. Wari gusara, ari guta umutwe. Imana rero izi ubwenge. Uko utafata umwana wawe w'imyaka 2 ngo umukorere injerekani y'amazi, niko nayo itafata umwana wayo ibitekerezo bitari byaguka ngo imuhereze ibifaranga byinshi. Ubu uyu munsi ndimo ndasaba miliyoni 5, nzibonye namenye icyo nzikoresha, ariko icyo gihe iziba hari gushya. Ubizimpaye nanaryama nkasinzira, ukaniyorosa ariko nta n'umuzamu nashaka. Ariko icyo gihe sinari kugenda amaguru ntiyari gukora hasi. Urumva rero ko ibintu byose ari ni ruto, abantu bareke kugondoza Imana. Nyine akenshi usanga iduha ibyo twayisabye. Imana iduha ibyo twayisabye kandi binganya n'ubushobozi bwacu. Rwose ndi umugabo kubihamya. Ubwo ibiduheremo umugisha rero, ibiduheremo umugisha, kuko dushobora kugendana mfite ibyifuzo biri hejuru. Navuga ngo ugendanye n'abantu basobanutse cyangwa se basirimutse, nawe usirimuka no mu mutwe no mu bitekerezo. Yego. Ukamenya ko igikenewe gusa atari ukurya, gikenewe atari ukwambara. Yego. Ahubwo watera intambwe ukambika n'abandi. Imana rero ikunda abantu bafite ibitekerezo byagutse gutyo. Imana nagiye mbona n'abapasiteri, hari abo Imana yahaye ubushobozi bwo kuba
batangiza n'insengero mu mahanga bafite n'izindi hano muri Afurika. Ariko ubwo bushobozi ukaba ufite ariko nta yerekwa ufite. Uzarebe abagiye bagira iyerekwa ryo kuvuga ati akicara bakavuga ati Imana ikamubwira ati uzagira urusengero mu mahanga, nawe agahita firima akabishyira ku mutima akabyakira, agatangira gutera intambwe igihe agiye kubwiriza mu mahanga, akahava amenyanye n'abantu babiri, agatangira kubaririza amakuru y'icyo bisaba. Uwo muntu yabigezeho kuko Imana yarabimwemereye nawe abigiramo uruhare. Ariko hari ibintu Imana ikwemerera wowe igasanga nta bushobozi ufite bwo kubyakira, bikakira abandi. Yego, bikakira abandi kuko burya Esiteri bwami ntabwo yahageze kubera ko yari mwiza cyane, ahubwo yari afite ikintu cyitwa viziyo muri we. Rero dukeneye abantu bafite viziyo. Nanjye niyo mpamvu iyo ndi gusenga ntabwo nyavuga ngo Mana ngo uzampe umugabo wateruye ibyuma, ngo Mana ngo uzampe umugabo ngo w'amashuri menshi. Oya, umugabo ufite viziyo muri we arakenewe, ufite ahazaza, ufite ibitekerezo. Uwo niwe mugabo ukeneye. Biragoye kumubona. Biragoye kumubona guteze abagabo bafite ibitekerezo ko ari benshi. Hari n'umugabo uvuga ati nyine umugore uzantunga, kandi rwose akabisaba Imana, bati wa Mana we, ati nshaka ikigore gifite amafaranga. Niko bavuga, ntabwo bavuga ngo umugore, nshaka ikigore noneho si n'umugore kinini ariko gifite amafaranga. ngo yaba mbabaje, Imana yaba imbabaje, urumva. Ariko nyine hari n'abandi bagabo bafite umutima pe, nubwo yaba afite n'amafaranga. Arega ngewe ntabwo njya nkunda kureba urukundo mu mafaranga. Oya, urukundo ndureba muri keya, urukundo ndureba ku mutima umuntu afite. Rero akenshi nuko umuntu avuga ati wenda ndamukeneye, mbona uko nkora umurimo w'Imana nk'urwego igisuzuguriro. Ariko ngewe iyo ngera kuri inshuro ngezeho, iyo nza kuba ntari umukozi w'Imana ntabwo nari kuzashaka. Wari kuzakomeza kwibera single mother? Yego. Ariko nyine umurimo w'Imana hari igihe abantu bagutera amabuye kubera ko babona ntawe ugufashe ishakoshi. Igihe ugiye kwihagarika uti mfasha sheri, kuruhimba uri kubwiriza agahita azana ka gatambaro bakita ngo iki, kamwe bahanaguza ibyunzwe. Ariya ni amavuta y'abakozi b'Imana aba yaje. Buriya ndi kubwiriza hano hose nari kuba natutubikanye, agahita aza akavuga ati dore sha, ati gafata uhanagura, atakira amavuta atembe, akomeza atembe no mu gituza. Atayo ni amavuta wasizwe, noneho uhita wongera ukuzuzwa bundi bushya, kavuga ati mfite umugabo we. Nigeze kubona umugore bwiza ati mfite umugabo bwiza, ati sinamukweretse. Ariya rero, ariya ni byo byishimo by'umugore, ahita yumva agize izindi mbaraga. Byanze bikunze ngewe kuri iyi level ndiho, niyo nashaka umugabo w'umushumba ntabwo yandusha amavuta, nahita amwereka ko igitereko kitabaza kiri muri jyewe. Nahita amwereka aho ntihavamo umwuka w'ubwibone, nta bwibone buhari, kubera yuko ngewe nabamubwiye ni urakoze kunyemera, urakoze kuza, ibindi ndabyifitiye. Ibijyanye no kunsengera sinzakuvuna, kubera ko nyine haba hari n'ibyo tuvugwa ku mihanda. Kabanza akavuga ati ese mugore mwiza, numvise bakuvugaho ibi ntuzirebere, ntuzirebere. Aro babaje aravuga ati, akajya abona nyine ibintu byose agenda amusubiza. Ngewe ntabwo navuga ngo hari kera, kuko hari n'icyasha nyine baza bagasiga umuntu kubera ko bazi ko kibuze kumuca intege. Sinigeze ncika intege, yewe n'umuntu tuzabana azanshimire ko sinigeze ncika intege. Uwo mwene data wundi we aranabyemera ko yari indaya. Umugabo akamubaza ati bambwiye kuri indaya, undi ati hari kera. Ngewe rero nta nubwo navuga ngo hari kera, nta gihe nabonye cyo kuba nakora n'ibyo bintu. Wenda tuvuge ko nanjye ntafite imbaraga ziruta iz'abandi, ariko nta gihe nari kubona cyo kubikora. Reka da, ese gute wambwira wageze mu rugo ufite imyaka 16 batangiye kukubyaza, umugabo akavuga ati rwose ndagukuramo icyoro, nawe ati ndahari nta kibazo. Igihe uri kubyara uri kurera akabara gutaye, ese ubwo wakora uburaya ryarira uri no mu murimo w'Imana?
ntabwo byakunda. Ni ikintu nyine cy'icyasha abantu biriya ko bidasaba amasegonda bidasaba umunsi. Umuntu kuryamana n'umuntu bisaba igihe kiri. Ntabwo biriya bintu byaguhira. Uri umukozi w'Imana ntabwo byaguhira. Kereka warabikoze mbere ukaza ukihana. Ariko gukunda bitandukanye no gusambana. Kandi ikindi hari icyo bagendeyeho. Ikintu bagendeyeho marabika ni ukuvuga ngo kuba narishingiye. Kandi abantu bishingiye bose se tuzabaharabike? Oya, abantu bishingiye bose ntabwo tuzabaharabike. Shanzi isobanura naza. Wabigiramo umuntu inama se yo kwishingira? Yo kwishingira byabaye ngombwa wagenda. Byabaye ngombwa wagenda mukabana. Icyambere ni ukuba umwana akunda undi. Icyambere ahubwo nuko twebwe igihe kigera leta yacu ikadutekereza ikavuga ngo abishingiye muze tubafashe musezerane. Ibyo nabyo rero twabonye ko baba babikonfirmye kuvuga ko ari abantu barakundanye bakiri. Abati rwa rukundo ntago twarutesha agaciro. Abantu barishingiye babyaye 1, 2, 3 ndetse 5. Abo bantu bababwira ngo umwe nasubira iwabo ndasubira iwabo. Babana batanga umusaza. Bishyura ibishingwe n'umutekano na mituweli. Niko bazubwira abo bantu urumva wababwira ngo umwe nasubira iwabo undi wabo biragoye. biba bigoye cyane. Byanze bikunze hari igihango baba baragiranye. Ntacyo reka turaza kugaruka muri episode ya 2. Reka tubwire abakunzi bacu ngo nimutubwire yaboneka nimutubwire. Umwigisha n'umwigishwa baragabana. Imana ibampera umugisha nakagaruka. Murakoze cyane.